basanze hari icyarangiye bamfungira noneho. Mwiriwe. Mwiriwe. Mufite spadipe? Iyo spadipe zirimo. Wayimpaye. Se kuzanye icyo gishaje. Cyo bahaye. Urabizi ko ari ijana? Yego. Okay. Ese umva gato. Kira hino nta kibazo. Amakuru yawe? Meza. Se mukuru wawe ameze neza? Ameze neza. Ko nta muheruka ze kumberukana ubushize mbona umuntu aguherekeje muri n'igihe. Twari tugiye gusura abantu. None se reka mubaze wenda nubwo uri umwana. Ejo bundi mukuru wawe yaje hano. Atwara umuceri, atwara ibirayi, amanuza akabido k'amavuta aramubwira ngo ari bunyoreze amafaranga. Yego. Bigeze muri uyu mwanya amafaranga atarayaba. Kubera icyo abantu iwanyu mwokamwe n'ibintu byo kwambura. Ntabwo mbizi. Ntabwo nta mafaranga arabona. Ese yabona amafaranga arabona abona ko ibintu ngema arapakira no bimba narangwa bari by'ubuntu. Oya. None se wamusize mu rugo? Yego. Arimo arakora iki? Ari guteka. No kujyaza akikopesha nyine akagenda mu gateka mu karya nkareza nanjye ejo hano bakaza iyi nzu nayo ndayikodesha. Yego. Ubusana namumbwire ko ibintu by'imikino byo kujyaza hano ngiye nabikunda. Yego. Kandi ubu nakageso yagizeho kujya kwambura ahantu agenda afata ibintu n'ahandi ubu n'ahandi wasanga atahishyura. Ntabwo mbizi. Ese we yagutumye yo guha amafaranga ujye guhaha urabishyura? Hari igihe mbishyura n'igihe ntabishyura. Nawe ubwo ukagesura gakuranye. Oya. None se kujya guha amafaranga ugenda uhahe wareze nawe ntiwishyure? Nyine mbabwira uko nanjye yambwiye. Aravuga ngo ugenda ukopesha. Kwanza uretse gato. Reka nze tujyane iwanyu none ngiye umwirebere. Ejo n'ejo bundi atazagira ngo sumbwe ko ari mu rugo. Yego ari mu rugo. Tugende tumanuka. Hano? Ibyo. Ukoresheje indi nimero ninde? Ariko ubundi mwabaye ngiye nagupikiye ku bubu. Sister mbeka mubwire imbabarira basi. Uyu munsi hashize igihe kingana ibyo kuki abantu mukunda kugurana mu buzima bwayo. None se wanyihanganiye twari dufite anniversary ku ishuri. Nta kundi kuntu nari kubigenza. Yego. Mbabarira rero unyihanganiye. Aka kanya ndambye nsubana ndashaka amafaranga yanjye. Amaze igihe babarira gushaka amafaranga yanjye kuko mukundi bimuza mukene. Ngo nyihanganira umusibe ejo nzayakushakira. Ntabwo nzakubeshya pe. Noneho nyihangana tugatwarana. Ufashe mu nawe utaka. Ndabyumva ariko nyine mbabarira ntago ngiye kubitekerezaho nukuri. Nzahita umusibe ejo nashaka umugore nawe kugutwikira hiyo. Basi ngomba barangiye kureba umuntu yakanya guhereza. Nta kintu ubundi nta n'uburenganzira bwo kuvuga ufite.
nta burenganzira bwo kuvuga ufite pe mbabarira ndaje nshakira amafaranga yawe ndagiye ibintu byose ndabikora ndagufite n'amafaranga yo kugura ibisiko ndayaduhaye ngo turi inshuti ra ese kuba inshuti n'umuntu no kumuhombya base waretse kumbwira amagambo mabi waretse kumbwira amagambo mabi ukabara amasaha ko habura amasaha ngiye ko nzahita nkushakira amafaranga nakwishyura ntabwo nzongera kuguha ubusobanuro nzongera guhamagara ngo amafaranga uzongera kumpamagara nk'amafaranga mbabarira ni ukuri kandi ni ukuri mbabara nanjye ntabwo ari njyewe nawe baba bakabahaye niba udashoboye kumwishyura kwifukisha ajya gureka yego ndabyumva yego ndabyumva icyo uzi ni ukwicaza kwishyura birabishoboye urabishoboye rwose uzi ko abantu baba boroheje ukagira ngo mbere batazi kuvuga reka nshake amafaranga yawe nyaguhereze nabi reka ndebe umuntu yaguze cyangwa gusenya nk'inzu arenze bari kumwishyura yego 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 nta n'isoni urabona uteye impuhwe wowe umuntu uzahagukira kubona usa neza wagira ngo nizeye ko ntazongera kuguhamagara ntabona amafaranga yawe ntabwo bizongera mbabarira ujye kuyashaka pe ushobora kuza ndetse ukagira ngo nta bundi bugome nagira kugaragara ikibazo kikaza mbabura ntabwo bizongera ni ukuri mbabarira rwose ugiye kuyagushakira nzayaguha ntugire ikibazo umva mukumva kuri telefone tuvugana hasi narega wicaje n'amabuno yombi uratetse uzi iwanjye ugafata amadeni ntunanyishyure so tugeza kuri nzu nayikodesha si we mbazi nanyisha n'imyotsi hano wagira ngo ahangaha muraragura uraje ufashe ibyo kurya rega ufashe amavuta ufashe iki utereye ku bitugu uramanutse uje guteka umbwira ngo mu gitondo yazana ntuyazane mbese uri ikiragi ko utavuga kandi wowe waraje wikopesha uvuga uzanyishyura cyangwa ntuzanyishyura nzakwishyura uzanyishyura iki mbona n'ubutinde mufite hano ariko wakubona umukobwa w'igishongore urimo kugenda utambuka mu muhanda ntabwo yamenye aho utaha kwerwa utera muzigo umva ndagiye ariko ntugire ngo uzayaheza wakubona umukobwa ugenda mu muhanda yajyaga umukobwa muzima kwerwa ufata amadeni gusa yo kopesha nayo ubusa uzanyishyura ubu si umwana bumwereka ibiki nawe usanga mukuru wawe hosha aho uzaba nkawe yibabwirira ndabizi ubuzima turimo tuzabuvamo ahubwo dore ngiyi spadipe ndayizanye wari untumye sawa teta baba we aba bana ubuzima nibwo baba barimo gucana ku nkwi koko ku buryo budashoboye no kuba bakwigurira amakara yo guteka ubuzima ni bubi ariko bihangane Imana izabakuramo kuko uyu munsi bimeze gutya ejo birahinduka
hasi narega wicaje n'amabuno yombi uratetse uzi wanjye ugafata Amadeni ntunanyishyure so tugeza kuri anzu nayikodesha ariko man ubuzima abana babayemo uko ni buzima ki n'uburyo umukobwa umonye mu muhanda utamenya ko abaye muri ubu buzima ndetse n'ubwiza afite kubyakira byagorana byangoye gusaba amana uzaba ari uwo kubarengera ndetse kandi ubu buzima uzabubakuremo byiza asagiwe ubu tuzaguma muri ubu buzima tubayeho ubu ngubu koko twacumuye iki ku Mana siko ibi birutwa no kuba twarapfuye urongeye unyibukije ya magambo sinaho ugomba kwiyakira yego ubu buzima turimo humura buzarangira ntabwo ariko tubayeho nabi twenyine hari n'abandi bantu babayeho munsi yacu wikumva ko tugiye gupfa rero yego ku ishuri se bimeze bite wiga gute ku ishuri bimeze neza nta kibazo ntabwo bajya kwirukana baranyirukana ariko nagiye niga isomo rimwe yego wagize amahirwe wagiriwe amahirwe n'iryo somo rimwe wararibona uribyaza umusaruro sibyo yego ugende niba ugiye kwiga n'iryo somo rimwe wize uryige nyine urusha abandi bose bize amasomo yose niba nakwirukana bakwirukana ugize icyo wafasha sibyo ibyo ngibyo bizaguteza imbere humura uzi ko uzagera ku ntsinzi yawe kandi humura bizagenda neza sibyo kandi ntukarire sibyo sheri yego gusa nurira bizagenda gute kandi rero bakagombye kuntera imbaraga kugira ngo nanjye ntere imbere mu bitekerezo uzajya ugumya unsubiza hasi gusa oya gore ntukarire sibyo yego ahubwo se wowe ko utagiye kutari kwitegura ngo ujye ku ishuri teta karame nabure nawe wagize amahirwe iryo somo rimwe uraribona njye nta na rimwe niga yego nta nubwo nemerewe no kwinjira mu kigo noneho tuvugana buriya wabonaga wenda ngewe nkiga nabonaga nagira amahirwe nkisha nk'abandi banyeshuri bakaza bakirukana wenda bakajya kubona bakabona barambonye agahita mugahita isohoka uyu munsi rero impamvu nagiyeyo umwarimu wirukana niwe uyu munsi watwigishije urumva bose nari no kurikandagiramo wumve ko nari igihe nacaga no kuri gate kugira naca inyuma ya gate hahandi siwaje harya ku ishuri ryacu hari ahantu hariya bapfumuye niho nagendana nkasesera nkacamo kugira ngo basi nace no ku maryango bakambona none barahafunze rero wowe teta ufite amahirwe menshi sibyo yego iryo somo rimwe ryo ryiga sibyo yego kandi ndabizi uzatsinda ugomba no kumenya ubwenge kandi ugomba kwihangana sibyo ntabwo ariko tubaye mu buzima bwe twenyine sibyo kandi nawe ntugatume ndira sibyo narakubwiye ngo ntugatume ndira sibyo nkomezwa nawe teta sibyo yego jya wihangana rero urasa neza humura sheri bizatungana bizatungana igihe ki nawe umbaza ibibazo byinshi nkumva mbuze ikintu gusubiza nubwo uri umwana wowe uracyari umwana gusa ugendera ku nyigisho nguhaye n'impanuro ugendere ku mabwiriza nguhaye ahubwo se ubu buzima tubayemo buzarangira igihe ki humura bigiye gukemuka ndabyizeye ujye usenga cyane kandi ugire disipurine n'ikinyabupfura yo ibindi bizikora biteze muri biteze ni sawa tujye ku ishuri
uje kunyura ngo tugende ko mbona utaranitegura Samuri urabona najya ku ishuri gute none kubizi nawe kwinjira mu cya kigo bisaba kurira kandi aho nuriraga barahafunze kandi urabizi amadeni mfite ku ishuri sinemewe no gukandagira mu ishuri uragira ngo ngende bigende gute none urabizi n'umwarimu watwigishije uyu munsi ni wa wundi ujya unyirukana tuzirana kubi udashaka no kumbona ngo mbwira ukuntu ngenda ninjira mu ishuri ese kiho ubu nta kuntu wakihangana tukagenda erega ntusare ko aribwo buri gihe iyo uje ariko bakwirukana nuzi ko n'ubushize byagenze neza oya ntabwo uyu munsi ndibigere mwene mwigende ahubwo wowe untware teta ku ishuri umungerezeyo ubone kugenda naho njyewe munyihorere ntacyo ibyanjye ni birebire usaye wihangana tukagenda wenda byari kugenda neza ntabwo wari kubura umuntu ukugirira impuhwe kwinjira nk'uko n'ubushize byagenze ariko muri buri munsi nzamura ntera impuhwe uzi ko wajya nkora ku ishuri kwa mama wanjye ese ko n'ayandi mahitamo ufite inama nakugira gusa wowe uzege neza witeho nanjye umunsi nzajya mbona ninjiye urabizi ko mbibyaza umusaruro niyo rya bisamo rimwe neza ariko ndaritahana narimenye icyiza rero wowe wakugira ku ishuri uyu munsi ntabwo nakwinjiramo ndabizi shamwe ihangane pe gusa njye natekerezaga ko twagenda ukagerageza amahirwe ukareba kuko n'ubushize urabizi ko twagiye kandi warinjiye ariko wibuka ko ubushize umwarimu watwigishaga atari uyu nguyu wigishije umunsi bitandukanye ibyo bintu suzi ko uriya mwarimu atigisha yaza kunshaka mu kigo ngo ngende shabwo nyine reka tugenda tudakererwa teta untware teta ku ishuri umungerezeyo ubona gukomeza nta kibazo wihangane kuko mama wanjye yagarutse ko kariya muntu wanjye muri ibibazo byanjye byonyine so maze mama ahantu uri kubona agahinda teta murumuna wawe aba mbaza ibibazo nta gisubizo na kimwe wamana ngo wanyumvishe ubuzima ndaburabe ubuzima Agora agora os padepe. Outra coisa. Outra coisa. oya kukashizemos tuyinywera yego teta ibintu byose baba byoroheje zana umunywera njye ndisonze wa hano mwiriwe tabiti tujya amafaranga ntabwo ndayabona ariko none se amafaranga ndi yakubajije kaca ndi kubajije amafaranga zana umunywera njye ndisonze sinibyo mu kumpisha ese ko ufite ubwoba niko umuntu wamwe kajya kuma amafaranga ejo nshobora kuyaguha none se mpabaje amafaranga nta kindi kikuza uje kumwishyuza aho ubwiye umwana ajyana ibintu mu nzu tera tutajyana ibintu mu nzu ni ibyacu se yego ni ibyanyu mbazaniye
zicara neza undeba tugakare mu nzu oya nta kibazo twicara icara neza yo ahubwo nijye wakwiriye gusaba imbabazi kubera ko mu by'ukuri ntabwo nari nzi ko ubuzima nagukekeragamo ntabwo aribwo nagusanzemo nakubonaga mu muhanda ugenda ugiye ku ishuri tuhora umukobwa mwiza usutse neza wambaye neza ariko ntabwo nari nzi ko muri mu buzima bumeze gutya cyangwa muba mu nzu imeze gutya ahubwo ni njye uje gusaba imbabazi ni ukuri iyo mbimenya n'irya deni nakwishyuzaga ntabwo ndi kwishyuza kubera iki se kuko mu buzima bubaho twese tubaho umuntu abishoboye yafasha uwo ashoboye ntabwo nari uwo kugusenya ahubwo nari uwo kubaka ariko sinabimenye sibyo ntabwo nabimenye pe please mbabarire nta kibazo ubuzima nyine ubona ni ubu ngubu nta handi tuguhishe ni kuno nyine nuko tubayeho nyine turabwirirwa cyangwa tukaburara kuryama nyine ni ukuryama hasi uyu nguyu nawe ni murumuna wanjye ngira ngo urabizi ariko tutanabizi ubwo rero ubuzima nyine twarabwakiriye kuko kuza kunyishyuza kuriya n'amafaranga nari mfite iyo nza kubonye afite nari kuyaguha kuko ngiye sindi umwambuzi ahubwo ni ubuzima ihangane kubona nagutuye umujinya nkakubwira amagambo mangana kuriya nkakubwira nabi kuriya mbabarire ubuzima turimo nanjye ubwanjye sinzi iherezo ryayo kuko ndabona nta no gusingira basi ubundi buzima ni uko nyine no bakadupfuye umuntu ntabwo mugipfuye cyakoze ndishimye niwe muntu wa mbere basi baje kunyumva mbamura ni ikivumo oya ntacyo uzaba kandi wowe na murumuna wawe ntacyo muzaba mama wagira ngo mfite nk'ikindi kintu runaka wenda naravumwe oya cyo undi wawe ntabwo uvumye naravumwe ahubwo guhera uyu munsi ntimuzongere kuburara kandi mfite ibyo kurya uburara twarabimenyereye ushaka ntiwivune oya ujye wohereza umwana aze kuri butike afata ibyo kurya cyangwa se nawe uhanyure ntabwo nzabikwishyuza